umaze igihe ubyara upfusha aze abyegere. Yesu yegera ikigeragezo uhagazemo umazemo iminsi. Yesu acyegere, Yesu acyegere. Ngumva nkubwire, hari abantu bakurushije imiryango bagutanga mu kidendezi, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu kazi, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu cyubahiro, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu kubaho neza, hari abantu bakurushije amashuri, hari abantu bagukurushije imbaraga zibifatika hano mu isi. Buriya hano mu isi hari imbaraga zibifatika, amafaranga ni imbaraga zibifatika, famiye ni imbaraga zibifatika, murabyumva, akazi keza ni imbaraga zibifatika, kuba uba mu gihugu runaka ni imbaraga zibifatika, kuba uziranye n'abantu runaka ni imbaraga zibifatika. Ariko izo mbaraga hari ibintu bitatu Yesu atajya yitaho iyo yaje gutabara umuntu, iyo yaje kwegera ikibazo amazemo igihe, ntabwo yita ku gihe ukimazemo. Icyo ni kimwe. Mbaye ikaze mwese kuri chaîne ya Gushima TV. Imana ibaha umugisha, bakomereza amaboko. Ndagira ngo mabwire ngo umutima wihangane, niwe ubwira umubiri ngo komera. Nubwo urugendo rukomeye ariko n'indi ntambwe wayitera. Hanyuma ntimugahweme ku manywa na nijoro kwihangana, kuko kwihangana ni fondasiyo mu buzima, ni intwaro ikomeye cyane. Pawulo yandikiye Abaroma yarababwiye ngo kwihangana bitera kunesha, kunesha bikazana ibyiringiro. Aravuga ngo kandi bene ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Imana ibaha umugisha mwebwe mudahwema kudukurikira ku Gushima TV. Bantu bakoze subscribe, Imana ibaha umugisha. Bantu baduha like, abantu baduha comment, Imana ibaha umugisha. Muba mutwereka amarangamutima yanyu y'uburyo mwakiriye ijambo ry'Imana tubagezaho. Imana Data ibaha umugisha, ibarwanirire. Ntabwo nzi muri ino minsi uburyo umerewe, sinzi icyagucogoje, sinzi impamvu wasubiye mu byaha, sinzi impamvu wifuje amadegede, sinzi impamvu wakumbuye tungurusumu n'amadegede byo muri Egiputa. Uyu munsi ukaba waracogoye uyu munsi, kuko iyo umuntu yacogoye, umuntu yasubiye inyuma arabimenya. Ariko ndashaka kukubwira ngo Yesu ni umunyambabazi, Yesu ni umugwaneza, Yesu arababarira. Ntabwo yazanywe n'abazima, ahubwo yazanywe n'abarwayi. Ntabwo yazanywe n'abishimye, ahubwo yazanywe n'abanyamibabaro. Kandi naravuze ngo niwe rwiyemeza mirimo muri ba rwiyemeza mirimo bose bo mu isi, niwe rwiyemeza mirimo wa mbere, kuko niwe wavuze ngo abantu barushye kandi baremerewe niba musange abaruhure. Ndagushimira rero wowe ukomeje kudushyigikira, wowe ukomeje kubana natwe. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ndumva nshaka kuganira gusengana n'umuntu ufite ikigeragezo. Sinzi ikigeragezo ufite, ubu igihe ukimazemo, imyaka ukimazemo, sinzi imyaka umaze muri icyo kigeragezo, ariko ndumva nshaka ko tuganira, dusenga n'Imana. Twamara gusenga hanyuma tukabwira ishobora byose, idacurwa kibera, ishobora byose, itabura ukwigenza, itabura ukwigira, ikagutabara, ikantabara, kuko ni Imana yo kwizerwa. Turacyagushimira Nyiringabo, turacyagushimira agakiza kacu, turacyagushimira amahoro yacu, turacyagushimira wowe bwugamo bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Twamenye neza ko kukwizera bidakoze isoni, kukwiringira ntabwo bikoze isoni, kukwizera ntabwo bitera ikimwaro. Hadasa yarakwiringiye, arakwizera, ahinduka umwamikazi mu bihugu 127. Umwami Hasuwerusi yarabereye umwami. Hari umugore wakwiringiye akora ku nshunda z'imyenda yawe, akira icyago cye, nuko yari afite kukwizera. Nibyo nta muntu wakwiringiye ngo akorwe n'isoni, nta wagukoreye ngo yikorera amaboko. Uri Imana yacu, uri ibendera ryacu ryo kunesha. Yohana yigeza kwizera ubwo yaravanywe mu ngunguru y'amavuta, bamujyanye ku kirwa Patimo, bamutaza y'imfe 5 zagombaga kumuhitanira Patimo. Hanyuma arakwizera. Umunsi umwe arandika aravuga ngo ku munsi w'umwami wanjye nari ndi mu mwuka, ngo ngiye kubona mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru
ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Yohana ngo agiye kumva yumva ijwi ryiyicaye kuri ya ntebe rivuga ngo ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, izaturana nabo, izabana nabo, izaba Imana yabo, nabo baba ubwoko bwayo. Yohana abona ngo kurira, abona gutaka, abona kuribwa bitongeye kubaho ukundi. Muririmbyi wa 15 yaravuze ngo mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Aravuga ngo jya ukora nka Aburahamu wubura amaso yawe, bari inyenyeri wizera amasezerano ye. Senganye n'umuntu ufite ikigeragezo, wenda ni ikigeragezo cy'uburyo butari bumwe, ni ikigeragezo kimazemo imyaka, akimazemo iminsi, akimazemo igihe runaka, ariko Mwami Nyiringabo, bendera ryacu, ejo bundi Elizabeth yagenderewe na Mariya mu rukiga, aramuhobera, amwitegereje, amutumbiriye, agira ihishurirwa, amenya ko ari nyina w'umwami we, amenya ko ari nyina w'umucunguzi. Elizabeth aravuga ngo mbigenje nte ko nyina w'umwami wanjye ngendereye? Aravuga ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Hahirwa rero umubyeyi ubyizeye, hahirwa umugabo ubyizeye, hahirwa umusore ubyizeye, hahirwa umukobwa ubyizeye. Biravuze ngo ibi byasezeranijwe ntabwo byarogowa n'ibigeragezo ducamo, ntabwo byarogowa n'intambara ducamo, oya, ahubwo nyiri kudusezeranya abibereye maso, arabiproteje, arabirinze kugira ngo abisohoze. Ngaho bana natwe, imbaraga zawe zitubeho, ubutware bwawe butugote, urwanirire umuntu nteze amatwi, umugirire ibamba, umugirire neza, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 7, turasoma ku murongo waho wa 14, hanyuma twumva icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Ndagushimira wowe utangiranye nanjye muri iki kiganiro, wowe twatangiranye dusenga, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ukora like ndetse umpa na comment, ukora na share, usangiza iri jambo rikubatse mu mutima wawe, urisangiza bene so muri Kristo Yesu. Imana Nyiramahoro iguhe umugisha. Hanyuma Luka 7:14 haravuze ngo yegera ikiriba, agikoraho, abacikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. 15 uwari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana iguhereza umugisha wowe unkurikiye, Imana ikugirire neza. Tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo Yesu acyegere. Yesu acyegere, ahari icyo kigeragezo ufite Yesu acyegere. Natangiye mbabwira ngo tugiye gusengana n'umuntu ufite ikigeragezo, ariko muri iri jambo nsomye nkuyemo intego ivuga ngo Yesu acyegere. Ni icyo kubura urubyaro, Yesu acyegere, kuko nacyegera araguha urubyaro. Yesu yegera ikigeragezo cyawe cy'abantu bakuvuze, urabyumva neza, acyegera ikigeragezo cy'amagambo abantu bakuvuze, akuremera amashimwe, biratuma amatangazo bamanitse bagusabye bayamanura utabatumye. Yesu yegera ikigeragezo cyawe cy'uburwayi, kuko nagukiza abantu bazajya impaka, bazabazanya ngo mbese uyu niwe cyangwa si we. Yesu yegera ikigeragezo uhagazemo, umazemo iminsi. Yesu acyegere, Yesu acyegere, iki kibazo cyawe acyegere, uru rubanza arwegere, aya makuba ayegere. Umaze igihe ubyara upfusha, aze abyegere, kuko nabyegera ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ari bubisige uko abisanze. Uyu ni umupfakazi w'inayini. Ndaza kubabwira abantu bagize ibigeragezo Yesu akabyegera kandi bikagenda neza. Iyo Yesu yegereye ikigeragezo cyawe, ntabwo uko agisanze ariko agisiga. Iri jambo ko agisanze siko agisiga, nzarigarukaho.
Yesu ngo yararimo agenda yigendera. Ubushize narababwiye ngo abikorera rimwe kuko ni umwami, mu bami ni umwami w'abami, mu mabuye ni ibuye rizima, mu mazi ni isoko y'ubugingo. Hanyuma ngo arimo yigendera n'abigishwa be aca mu mudugudu w'ahantu bita Inayini. Aho ngaho Inayini hari umupfakazi, hari umugore yari yarashakanye, mbere yuko aba umupfakazi yari yarashakanye n'umugabo. Uwo mugabo ngo aza gupfa, ariko apfa babyaranye umwana umwe. Hanyuma mu muco w'Abayuda bagiraga umuco, iyo washakanaga n'umugabo w'Umuyuda hanyuma agapfa mubyaranye umwana umwe, ukagira umwaku wa mwana akaza gupfa, bene wabo family z'umugabo wawe zarakumeneshaga, zarakwirukanaga, zikakwirukana nta kintu na kimwe ziguhaye, zikakumenesha. Ikinyarwanda cyitwa kumenesha, abantu munkurikiye mumfashe mu cyumve, zikagutesha agaciro, zakwamburaga agaciro ufite nk'umugore we mu rugo. Hanyuma ngo uyu mugore agira ibibazo. Ntaho Bibiliya itwereka ko uyu mugore yari asanzwe aziranye na Yesu. Ahari wowe unkurikiye muraziranye, mumaranye iminsi, umaze imyaka runaka ukijijwe, umaze imyaka runaka usenga, umaze imyaka runaka umwikomejeho umwiringira. Nta hantu Bibiliya itwereka ko uyu mugore w'Inayini yari aziranye na Yesu. Ariko ngo Yesu yitambukira mu mudugudu w'Inayini, ngo ahageze asanga ahura n'abantu bikoreye ikiriba. Ikiriba ngo cyari kirimo umurambo w'umusore w'uwo mupfakazi, kandi aba bari bacikoreye ni umuryango w'umugabo w'uyu mugore yari yarashatsemo. Mbere yuko bajya gushingura barabanzaga bagakora inama, bakavuga ibintu bari bugabagabane mu nzu yawe, kuko babaga bazi neza ko nibava gushingura wa mwana bari buhite bakwirukana. Buri muntu wese rero yafataga icyo ashaka, uhitamo isorori, uhitamo akabati, uhitamo igitanda, uhitamo igitenge cyiza umugabo yasize akuguriye, uhitamo inkweto, uhitamo isakoshi, uhitamo isambu, uhitamo ikibanza umugabo yaguze, uhitamo. Barabigabagabanaga bakajya gushingura babigabanye, mukavayo bahita bakwirukana bakumenesha. Ariko dushimiye Yesu, hari ibintu bitatu nabonye biranga Yesu, ni byinshi, ariko icyambere ni umunyembabazi, ni umugwaneza, icyo ni icya kabiri. Hanyuma Yesu agira ibambe. Iri bambe rya Yesu ntashobora kurikugirira ngo akangwe nuko imvura iguye. Iri bambe rye ntabwo ari kugirira ngo akwangwe n'igihe umaze mu bibazo. Ndaza kubabwira abantu Yesu yagiriye iri bambe, abegereye akabagirira ibambe, akabagirira neza. Uyu mugore rero Yesu ngo aritambukira, hanyuma ahura n'abikoreye ikiriba. Ntago uyu mugore yigeze aganiriza Yesu ngo amubwire ngo ubu ndeba ndi umupfakazi, ntiyigeze amubwira ngo ubu ndeba umugabo wanjye yarapfuye, none umwana twabyaranye umwe dore arapfuye. Ntabwo Yesu yigeze abikora ngo aganire n'uyu mugore. Ariko Yesu naravuze ngo ntahahishwa, akibona uyu mugore yamenye neza ko ari indushyi, yamenye neza ko yarenganye, yamenye neza ko ari umunyamibabaro, yamenye neza ko ari umunyagahinda. Hanyuma ngo Yesu arangije ngo abwira abantu bikoreye ikiriba, arababwira ngo nimuhagarare. Abantu bikoreye ikiriba barahagarara. Bamaze guhagarara, hanyuma Yesu ngo arangije ngo ategeka wa muhungu, aramubwira ngo ndagutegetse byuka, ndagutegetse byuka, ndagutegetse byuka mu kiriba, byuka mu kiriba. Hanyuma rero ngo amaze gutegeka uwo mwana arabyuka, arakanguka. Biravuze ngo ijwi rya Yesu ryateye uyu mwana w'umusore kubyuka mu kiriba. Biravuze ngo ijwi rya Yesu ribyutsa umuntu mu kiriba, ijwi rya Yesu ribyutsa umuntu mu bushomeri, ijwi rya Yesu ribyutsa umuntu mu burwayi, ijwi rya Yesu ribyutsa umuntu mu byaha, rimubyutsa mu busambanyi. Murabyumva neza? Ese mwari muzi yuko umuntu aba umunyabyaha ruharwa, akaba umujura ruharwa, akiba agasambana, akamena amazu y'abantu, agakora ibintu biteye isoni byinshi, polisi zikamufunga, zikananirwa, polisi zikaruha. Ariko umunsi umwe yahura na Yesu, ibyo polisi zananiwe kuri uwo muntu, iby'inzego z'umutekano zananiwe, Yesu we akabishobora, ntibimugore, ntibimunanize. Hanyuma rero ngo Yesu ategekwa, abikoreye ikiriba barahagarara. Bamaze guhagarara, Yesu ategeka uwari wapfuye, aramubwira ngo muhungu ndagutegetse kanguka. Yesu
ngo amaze kumutegeka hanyuma ngo arakanguka. Amaze gukanguka Bibiliya iravuga ngo nuko amuhereza nyina. Ndatekereza akimara kumuha nyina hari ibintu byabaye kuri uyu mugore. Abantu bari kumwe nawe bashobora kuba barasebye, bashobora kuba baramwaye, kuko babonye neza ko ibyo bibwiraga kugira kuri uno mugore bitagishobotse. Bibwiraga ko imigambi mibi bari bafite itagishobotse. Hari ibintu Yesu aje gutegeka, hari ibintu Yesu aje kwegera ku buzima bwawe. Abantu bari bategereje gukorwa n'isoni bagakorwa n'isoni ubwabo. Hari ibintu Yesu aje kwegera bikumazeho igihe. Yesu hari ibintu aje kwegera. Imana nyiramahoro hari ibintu ije kwegera ku buzima bwawe muri Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera, hanyuma bikamenya yuko imbaraga z'Imana zahaserutse. Yesu ngo aherutse kujya ku kidendezi Betesida, ngo ahageze ahasanga umurwayi wari uhamaze imyaka 38. Uyu murwayi akibona Yesu ngo agirana na Yesu ikiganiro gikomeye. Aramubwira ngo mwigisha, aha hantu bahanzanye ndi umwana muto, ndagira ngo mbabwire agaciro ka Yesu. Iyo yegereye ikibazo urimo, iyo yegereye ikigeragezo urimo, ntabwo agusiga uko agusanze. Amena, ntabwo agusiga uko agusanze. Hanyuma ngo uyu murwayi agirana ikiganiro na Yesu, amwereka intambara, amwereka ibibazo yahuye nabyo. Aramubwira ngo ndetse ubu ndebe iyi imvura iguye irahansanga, iyi izuba ryatse ari ryinshi rirahansanga, nta muntu njye muri iri funguro hano hantu. Uyu murwayi ngo abwira Yesu umubabaro we. Yesu uyu murwayi ataramubwira ko ahamaze n'imyaka 38. Uyu murwayi ngo aramubwira ati kandi iyo amazi yihindurije, hari abantu bandusha imiryango. Umva nkubwire, hari abantu bakurushije imiryango bagutanga mu kidendezi, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu kazi, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu cyubahiro, hari abantu bakurushije amafaranga bagutanga mu kubaho neza, hari abantu bakurushije amashuri, hari abantu bagukurushije imbaraga zibifatika hano mu isi. Buriya hano mu isi hari imbaraga zibifatika, amafaranga ni imbaraga zibifatika, famiye ni imbaraga zibifatika, murabyumva, akazi keza ni imbaraga zibifatika, kuba uba mu gihugu runaka ni imbaraga zibifatika, kuba uziranye n'abantu runaka ni imbaraga zibifatika. Ariko izo mbaraga hari ibintu zitakwegera ngo zibitsimbure, nyamara imbaraga za Yesu iyo zihaserutse zirabitsimbura. Imbaraga za Yesu iyo zihaserutse zibikuraho zikarema ibindi, zikuraho zigashyiraho. Amen. Hanyuma Yesu ngo ahita amenya ko uyu murwayi, usibye n'aka gahinda yagize mu myaka, mu gihe ahamaze n'imyaka myinshi, ngo aramwegera. Hari ibintu bitatu Yesu atajya yitaho iyo yaje gutabara umuntu, iyo yaje kwegera ikibazo amazemo igihe. Ntabwo yita ku gihe ukimazemo, icyo ni kimwe. Kabiri, ntabwo yita ku bantu bagutereranye muri icyo kibazo. Asifiwe Yesu. Ntabwo yita ko wabuze kivugira, wabuze kirengera. Aleluya. Yesu ngo na nubwo yita ku minsi, ntabwo yita ku minsi, ntabwo yita ko ari muri weekend, ntabwo yita ko ari mu mibyizi, ntabwo yita ko imvura ikubye, ntiyita ko ari mu gihe cy'ubukonje, ntabwo yita ko ari mu gihe cy'izuba cy'ubushyuhe. Oya, Yesu iyo acyegereye ikibazo umaranye igihe, umazemo igihe, aragitegeka kandi kikumva gutegeka. Erega niwe uvuga bikaba, kandi niyo yategetse birakomera. Ngo aramubwira ngo hari ku munsi w'isabato, kandi byaraziraga mu muco w'abafarisayo, mu muco w'abayuda, mu muco w'abanditse, mu muco w'abasadukayo, byaraziraga kubwira umuntu ngo yikorere ku isabato. Ariko kuko Yesu yari yahaserutse, aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Amen. Mutekereze umuntu wari umaze imyaka 38, uwo munsi ahuye na Yesu amwikoreza uburiri bwe arigendera. Yesu yagiye kwa Simoni kumusura, ariko ngo nyirabukwe wa Simoni arwaye, arembye. Bibiliya iravuga ngo yari arwaye ubuganga. Ahageze, kubera ko Yesu yahageze, yahegereye, nyirabukwe wa Simoni ngo akira ubuganga, arabyuka, arateka, yakira Yesu n'abigishwa be. Yesu yegereye umwana wa Yayiro yapfuye, arazuka. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kwegera ikibazo mazemo igihe. Ndashaka rero ko dusenga n'Imana, ndagira ngo umugirire icyizere. Ubimazemo igihe, ubimazemo iminsi,
iminsi ubimazemo ubona nta cyizere ugifite cy'uko Yesu yabyegera, ariko Yesu aracyahari, agutegeye amaboko kugira ngo akugirire neza. Kandi nkubwira ngo komera, twanyuze icyo kibazo giha ubuhamya, ucibutse ko twanyuze mu mihanda y'ibimene by'amacupa, hanyuma y'ibimene by'ibicuma ntabwo yatubuza gukomeza, ntabwo yatubuza kwizera no gukiranuka no gukomera ku cyo Yesu atugambiriyeho. Turacyagushima Yesu, duhishuriwe ko mu bami uri umwami w'abami, duhishuriwe ko mu bakomeye ubarusha gukomera, duhishuriwe ko mu badogiteri ubarusha kuvura, kuko wowe ukoresha icyondo n'amacandwe ugahumura impumyi, wowe utegekesha ijwi ryawe uwari upfuye cyangwa uwari urwaye agakira, wari upfuye akazuka. Sengeye umuntu nteze amatwi ngo ugire ibyo utegeka ku buzima bwe, gira ibintu utegeka mu ruhande rwe, gira ibintu utegeka. Muririmbyi arutse kuvuga ngo twiseguye amaboko yawe Yesu, ntabwo tugitinya, twisunze umukiza ukomeye. Sengeye umuntu nteze amatwi rero ngo umukomereze amaboko, umwambike imbaraga, wegera ikibazo amazemo igihe, wegera intege nke ze abona imbaraga. Ahari ajya yibuza inama mbi z'ibyaha ariko akazibonamo, ariko numwegera umwijima utuma w'ibyaha w'icuraburindi urahunga, hanyuma umucyo w'Imana umumurikire, abe mu rubyaro rwa Aburahamu, kuko uri umwami, kuko usumba byose, kuko ushobora byose, kuko wera. Yesu yavuze amagambo akomeye muri Mateyo 5, aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami ari ubwabo, aravuga ngo hahirwa abagwa neza ko ari bazahabwa isi, aravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa, aravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye, amen. Niryo nashakaga, kuko ari bo bazabona Imana. Ndasengera umuntu nteze amatwi ngo mu kibazo amazemo igihe akiganirire Yesu, hanyuma agira umutima uboneye, kuko bizamuhesha kubona Imana. Hereza abagabo bankurikiye kugira umutima uboneye, hereza ababyeyi bankurikiye kugira umutima uboneye, hereza abakobwa n'abasore kugira umutima uboneye, hereza buri muntu wese, imfubyi n'abapfakazi, abarwaye, ababuze urubyaro, abashonje, abadafite hepfo na ruguru, abadafite shinge na rugero, bahereze kugira umutima ukomeye, kuko nibyo bizaduhesha kukubona. Izina ryawe nirishimwe. Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo hahirwa abantu bagenda batunganye bakagushakisha umutima wose. Aba bantu nta cy'ubugoryi bakora, turabihishuriwe, turabimenye, tumenye ko nta cy'ubugoryi turimo. Ngaho sengeye buri muntu wese ngo wegere ikibazo cye, wegere ikigeragezo cye, wegere amakuba ye, wegere ibyago bye, wegere intambara ze, kugira ngo umurwanirire, kuko uri intwari mu ntambara. Urakoze, turagushimiye kugira neza bugacya bukira, urera ugakiranuka, ushobora byose, nta kimwe rogoye umugambi wawe. Komeza kubana natwe no kutwitaho, Umwuka Wera herekeza iri jambo, imbaraga z'Imana ziriherekeze, kandi uwera uha umugisha buri wese uriteze amatwi. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagusaba wowe utarakora subscribe ngo dukore subscribe, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi ko tubikugejejeho. Hanyuma nimero 0788 kandi muduhe like, muduhe na comment, mu sharing ibiganiro bitambuka ku Gushima TV. Imana yacu ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.